ndabashuje mu izina rya Yesu. Bene data ahantu muherereye hose, Imana ibaho umugisha cyane. Rero nongeye gushima Imana cyane kubw'uyu mugoroba. Imana yongeye kuturemera, Imana ishimwe cyane. Njyewe uri hano amazina ni Iradukunda Aline, ninjye muyobozi ukuri uyu mugoroba w'amateraniro Evening Service Cathedral Saint Etienne. Imana ibaho umugisha. Reka tumanze dushima Imana ko yabanye natwe. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe mwami Imana yacu mu minsi yatambutse, warinze ubugingo bwacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero Mana turakwinginze kugira ngo wongere kutubabarira ahantu hose watubonyeho umugayo Mana, utubabarire gukiranirwa kwacu kose mu izina rya Yesu. Rero Mana nukuri tweretse aya materaniro yo kuri uyu mugoroba, reka ntabari twe mwami Imana yacu manukire kubana natwe, tweretse indirimbo mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe Mana riyoborwe nawe kuko uri Imana nziza, nukuri buri gahunda yose Mana iyoborwe nawe, ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. Nkuko nabibabwiye rero, muri uyu mugoroba turabagezaho abaramyi, aho turi bwumve indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana, aribo Glory Worship Team, abaramyi basize amavuta. Nukuri abaramyi Imana yasize, turaza kumva indirimbo zihembura imitima yacu. Turaza kubona n'abandi bana Drama Team, aho bari buze guhimbaza Imana, nabo turaza kubakurikirana. Turaza kugezwaho n'umusomyi w'uyu munsi Betty, nuri buze kuza gusengera ibyifuzo Claire, hamwe nuri kutugezeho ijambo ry'Imana Didier. Nukuri ndakurarikira kurikirana ijambo ry'Imana, ryaba ari ijambo ry'impumure, ryaba ari ijambo ryiza. Nukuri uyu mugoroba w'umugisha, umugoroba wo guhembuka kuri uri gukurikirana aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. We are the temple, you are the voice, we are your song. You are our God, we are your people, you are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Listen. Please call me favor, Papa has done too much for me. Please call me favor, I am here only by His grace. So please call me favor, Papa has done too much for me. It's overflowing. My name is Favor. What's up? Please call me favor, Papa has done too much for me. Please call me favor, I am here only by His grace. So please call me favor, Papa has done too much for me. It's overflowing. My name is Favor, you they bless me, oh.
Bless me, oh. Bless me, Papa. You dey 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 bless me. Bless me, Papa. Call me favor. Please call me favor, Papa has done too much for me. Please call me favor, I'm here only by His grace. Please call me favor, Papa has done too much for me. It's overflowing. He's overflowing. What is your name? Oh, you dey bless me, oh. Bless me, Papa. You dey bless me, oh. I Yerusalemu hari ikidendezi cyitwa Betesida. 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 Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyamo amazi yindurije niwe wagiye. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanuka akajya muri icyo kidendezi. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyamo amazi yindurije niwe wakiraga. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyamo amazi yindurije niwe wakiraga. Mirongo itatu n'umunani iragiye. Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendera. Mirongo itatu n'umunani iragiye. Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Mirongo itatu n'umunani irangiye. Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka siga ibibazo byawe wigendere. Aramubwira ati haguruka siga amaganya yawe wigendere. Aramubwira ati haguruka siga ubukene bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka siga ibibazo byawe wigendere. Mirongo itatu n'umunani iragiye. Yesu arahanyura aramubona aramubwira ati haguruka siga ibibazo byawe wigendere. Yesu ashimwe. Igice tugiye gusoma turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 tuhera ku murongo wa 5 kadusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abatambyi bafata Petero na Yohana. Umurongo wa 5,
Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barabaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryaha abantu dukwiriye gukirizwamo. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. nziza data twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wacu Yesu turagushimye, turaguhimbaje ko wabanye natwe mu minsi yatambutse, ubwo duheruka guterana, ukaba wemeye gushima ko uyu munsi twongera tugaterana ku ikoranabuhanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tuje imbere yawe rero kugira ngo twikoreze amaganya yacu, kugira ngo twikoreze ibyifuzo byacu, kuko byose niwe ubasha kudusubiza kandi niwe ubasha kuduha ibidukwiriye. Nuko rero tuzanye ibyifuzo bitandukanye imbere y'ubwiza bwawe, by'umwihariko dusengeye igihugu cyacu muri ibi bihe turimo by'icyorezo cya kovide. Turagusabye kugira ngo utugirire neza, uturwanire ishyaka, ni ukuri udukirize igihugu, kandi ni ukuri indwara ya kovide uyitsinde, uyirandure, bibeho mu izina rya Yesu. Dusengeye rero abayanduye kugira ngo ukomeze kubavura, ukomeze kubakiza, ukomeze kubaha ibyiringiro by'uko bazakira. Kandi data twese uri mu ijuru, n'abagizeho ingaruka z'uburyo butandukanye, ubukene, kubura akazi, abo bose basanga ubagirire neza, ubihanganishe, ubuntu bwawe n'ineza yawe bibabeho. Dusengeye kandi itorero ryacu, turakwinginze kugira ngo utugirire neza, duhe umugisha, kandi muri ibi bihe bikomeye data, ubwo tutari kubasha guterana, turagusabye kugira ngo buri wese mu ruhande rwe ahari, umurimo n'ishyaka afite ryo gukomeza kugushaka, usanga umugirire neza. Data twese wo mu ijuru, dusengeye by'umwihariko evening service, turakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha umugisha, ukomeze kutwitaho, kandi ukomeze kuturemera ibihe byo guhura, kugira ngo dukomeze guhumurizanya, dukomeze gusengerana, kandi ni ukuri uko ijambo ryawe ritubwira ngo uko iminsi irushaho kwegera turushaho guterana kwera. Komeza kuduha umugisha rero no kubana natwe, ni ukuri Imana igira neza. Dusengeye by'umwihariko abakene, imfubyi, abapfakazi, abadafite akazi, abo bose kugira ngo basange ubagirire neza, buri wese ku cyifuzo agufiteho, umurengere kandi umutabare. Ducishwe bugufi kuko uri Imana ishobora byose, kandi kuri Imana yiga gusenga, duciye bugufi mu bwanze, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. You are here, moving in this place. I worship you, Lord Jesus. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. Oh, I worship you, I worship you. Oh, waymaker, miracle,
miracle, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh Jesus, you are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dutangira nagira ngo mbibwire, nitwa Kwizera Didier, nkaba nkorera mu ishami ry'ivugabutumwa n'amahugurwa muri Diyoseze ya Kigali. Uyu mwanya Imana iduhaye, nejejwe no kubagezaho ijambo ry'Imana. Turi mu minsi ya Pentekote, aho twibuka kuvuka kw'itorero, aho twibuka igihe Umwuka Wera yamanukaga. Uyu mwanya mbere yuko wenda dutangira, reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mwami, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro ko uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Mwami, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rutangaje rwatumye uduha Kristo kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Amaze kuzuka ntiyadusizeho twenyine, ahubwo yaduhaye umufasha ari we Mwuka Wera, udushoboza kubaho ubuzima ushaka, adushoboza kwiga ijambo ryawe, ndetse adushoboza no kwamamaza inkuru nziza. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe Mwami, reka umanuke uvugane na buri wese aho turi mu ngo hatandukanye. Umuntu wese uvugane n'umutima we kandi umwemeze icyo agomba gukora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya tugiye kuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera ziduha kubwiriza ubutumwa bwiza. Akenshi twumva Umwuka Wera tukamwumva mu buryo butandukanye nk'uko Yesu yabivuze. Yesu yavuze ko Umwuka Wera ari umufasha, ari umujyanama, ndetse azatwigisha. Ariko uyu mwanya ndashaka ko tuvuga ku Mwuka Wera nk'umufasha udufasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Turifashisha ibyanditswe byera. Reka turebe mu byakozwe n'igice cya 4 umurongo wa 5 kugera ku wa 12. Bibiliya iravuga ngo bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'abo mu muryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye Umwuka Wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima.
Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Uyu munsi ni igihe Petero na Yohana bari bamaze kujyanwa mu rukiko. Uru rukiko iyo turebye neza mu byanditswe dusanga uru rukiko ari rumwe Yesu yahagazemo igihe no kujyanwa ku musaraba, kuko tubonamo bamwe mu bantu tubona mu gihe cya Yesu yabaga arimo, igihe Yesu yicwaga, igihe Yesu yagirirwaga nabi, igihe Yesu yarenganwaga, igihe Yesu yaburanaga, turabona umutambyi Kayafa, kandi tukibuka ko mu gice cya 27 cya Matayo, cya 26 cya Matayo, ku murongo uhereye ku murongo wa 57 tubona igihe Petero yari kuri uyu mutambyi Kayafa, igihe yihakanaga Yesu Kristo. Uyu Petero yongeye guhura na Kayafa mu rubanza, noneho arimo kuregwa ko yakijije umuntu. Ubu bwari ubwa gatatu abonye amahirwe yo kubwiriza. Mwibuke ku munsi wa Pentekote, nkuko tubyibuka ku cyumweru cyashize, twibukaga umunsi Pentekote yabaga, ubwo umwuka wera yamanukaga. Tubona Petero ahagarara imbere y'imbaga y'abantu benshi ngo babwirize ubutumwa bwiza, ndetse abantu barakizwa 3,000. Uyu ni umunsi wa gatatu, kuko bukeye uyu munsi ukeye nk'ejo habanjije turabona ko Petero na Yohana basanze umuntu umugaye ku irembo ryitwa Ryiza. Hanyuma icyo bakoze nuko yarabasabye, Bibiliya iratubwira ngo yarabasabye, baramubwira ngo ntacyo dufite cyo kuguha, ngo ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Baramuhagurutsa, umuntu arangije ajya mu rusengero ngo ahimbaze. Icyabaye nuko abantu bose batangazwa n'imirimo Imana ikoreye uwo muntu, kuko bari bamaze igihe bamubona. Ariko bo baravuga ngo ntimutangazwe n'ibyo, batangira kuririra kuri icyo kintu, bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, uwo Yesu bahuye nawe, uwo Yesu babonye, uwo Yesu bahuye mu buzima bwabo. Batangira kuvuga imirimo ikomeye Kristo yakoze. Bavuga urupfu rwe, bavuga umuzuko we, bavuga ko muri we ariho honyine bashobora kubonera agakiza. Noneho uyu munsi bahita barabafunga ku munsi wabanjirije turiho nyine uyu nabasomeraga. Bukeye bwaho Bibiliya iratubwira ko uwo munsi babwiriza 5,000, abantu ngo bariyongereye bagera ku 5,000, bava ku 3,000 bagera ku 5,000. Uyu munsi rero babonye amahirwe noneho yo kubwiriza abandi bantu bari abayobozi b'idini, bari abayobozi bo mu nzego zifata ibyemezo mu rukiko rw'ahangaha i Yerusalemu. Babona aya mahirwe yo kubabwira wa mugabo bishe ko ari we uri gukora ibi ngibi. Ahangaha turabibona, baravuga ngo muri muturega icyo gukiza umuntu, icyo guhagurutsa umuntu waruremaye, icyo kubwira umuntu ngo ahaguruke. Ariko turagira ngo tubabwire ko atari twe twabikoze, ahubwo wa mugabo mwishe arimo kubibutsa, wa mugabo mwishe mukamubamba, uyu munsi niwe urimo gukora ibi ngibi. Uyu munsi niwe urimo ku iryo zina. Mwibuke Yesu muri Luka ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo mu gice cya 24 abwira ababigishwa, arabwira ati ubu rero mbasize mu isi, ariko hari ikintu kimwe mugomba kumenya. Byaranditswe mu byanditswe byera, bivugwa n'abahanuzi, kandi isi yose ikwiye kumenya iki kintu, ko kwihana no kubabarirwa ibyaha, ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubyigirwa amahanga yose. Hanyuma uyu munsi arongera ahita aravuga ngo kandi nimwe bagabo b'ibyo. Nimuza kubibona nko mu murongo wa 46 na 7, muraza kubibona igice cya 20 cya Luka 24 mu butumwa bwiza bwa Luka. Aravuga ngo nimwe bagabo b'ibyo ngibyo, nta wundi mugabo. Noneho mu iki gice cya mbere cyo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu murongo wa 8 yongera kubisubiramo avuga ati ngo icyakora muzaba bagabo, umwuka wera nabamanukira, haleluya, muzaba bagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya ndetse n'i Samariya, kugera ku mpera y'isi.
ahangaha rero batangiye kuba abagabo bo guhamya Yesu Kristo. Ni iki cyabiteye? Umwuka wera wamanutse kuri Pentekote yabashoboje. Uyu Petero mumwibuke ko yihakanye Yesu cyagiye ari kwa Kayafa, ariko uyu munsi arimo kumuhamya, noneho adatewe ubwoba nuko ashobora gupfa, kuko ari mu rukiko, arimo kuregwa ko yakoze ikintu cyo kubwira abantu Yesu, arimo kuvuga iby'umuzuko. Ahangaha muri uru rukiko harimo abasadukayo bahakanaga ibyo kuzuka, ariko we aravuga ati sintinya kubabwira ko uyu mugabo mwishe yarazutse, uyu mugabo wishwe ari we Kristo yarazutse. Niyo mpamvu uyu mwanya mbabwira ngo nta rindi zina ryahawe abantu, nta na rimwe usibye irya Yesu Kristo. Uyu munsi natwe niki umwuka wera ashobora kudufasha? Nk'icyo dushobora gukura muri iri somo, mwabantu mwe, umwuka wera twamuhawe kugira ngo tutajya mu nsengero gusa dusirimbe. Ntabwo twamuhawe kugira ngo tujye ahantu wenda mu miryango tuvuge ngo twahawe umwuka wera, ngo tuvuge ngo dufite ibi n'ibi, umwuka wera ngo tuvuge mu ndimi tugire gute. Umwuka wera twamuhawe nk'udufasha guhamya Yesu Kristo, guhamya umuzuko we. Bibiliya iratubwira ngo ubutumwa bwiza bugizwe n'ibi bintu, bugizwe no kubambwa n'urupfu rwa Yesu ndetse n'umuzuko wa Kristo. Isi yose ikeneye kumenya iki? Ikeneye kumenya ko Kristo ari we wapfuye agapfira ibyaha byacu, agapfira ubuzima bwacu. Noneho muri we tubona umwuka wera, muri we tubona kwera, muri we tubona kwamamaza iyo mirimo ikomeye, tugakora imirimo n'ibitangaza mu buryo butandukanye. Abantu bakizera Yesu bivuye kuko twe twabisobanukiwe, twarangiza tukabibabwira. Uyu munsi ushobora kuba wibaze se njyewe ko ntazi kubwiriza ubutumwa bwiza, uyu munsi ukaba wibaze se njyewe ko ntazi kuvuga ubutumwa bwiza, bizagenda bite? Ariko genda uhamye Yesu wabonye, genda uhamye ibyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. Uvuge ati njyewe hari ikintu nabonye. Kristo ni ubuzima, Kristo ni umucyo, Kristo ni amahoro. Uwo nguwo muhamye mu batamuzi. Abantu benshi bari aha hanze bakeneye kumva iyo nkuru nziza. Umwuka wera rero azadufasha kumuhamya, umwuka wera azadufasha kubibwiriza abantu, umwuka wera azakumara ubwoba. Hari igihe ushobora kugera ahantu ukavuga ati aha se nabivuga gute? Ariko turabona ubu buzima aba bantu barimo, aha hantu bari baraye muri gereza, ndetse bari mu rukiko. Aha byari bisa naho biteye ubwoba kuba bashobora kubivuga, ariko baravuga ngo hoya, uyu munsi tubafitiye inkuru nziza. Nta rindi zina dufite, nta rindi zina ryo tuboneramo agakiza. Nta handi hantu agakiza kaboneka. Agakiza kari muri Yesu Kristo. Uyu munsi nagira ngo mpabwire, iyo usobanukiwe Yesu Kristo ukakira umwuka wera, ntabwo uceceka iyo nkuru nziza. Niyo waba uri mu buzima busa naho butari bwiza, Kristo umubwira abantu bose. Abantu bakeneye Yesu, abantu bakeneye kumumenya, bakamenya urupfu rwe, bakamenya umuzuko we, bakamenya ko muri we ariho bakura gukiranuka. Ntabwo ari imbaraga zacu zo gukiranuka ziri muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe Imana iturebaho ikabona gukiranuka. Uwo mwuka wera rero niwe udushoboza kubihamya mu bantu. Reka uyu munsi ufate icyemezo, ubwira abantu, utangire ubuzima bwawe bushyashya bwo kubwira abantu Yesu Kristo. Bwira mwuka wera ngo mwuka wera, uyu munsi ndashaka kumuhamya w'ibyo Yesu yakoze. Utangire ubihamye. Ntabwo wenda nirengagije ko umwuka wera ashobora kudufasha mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi nashakaga kubabwira ngo umwuka wera ni umufasha udufasha guhamya Yesu, guhamya imbaraga z'umuzuko wa Kristo Yesu. Reka dusenge. Ndizera ko tugiye kuba abahamya bo kuzuka kwa Kristo. Reka duhamye Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko uri umucyo mwami, turagushimiye ko waduhaye umwuka wera nk'umufasha udufasha guhamya izina ryawe, umwuka wera nk'umufasha udufasha kubwira abantu ubutumwa bwiza. Ntabwo biterwa n'ahantu turi, ntabwo biterwa n'umwuka turimo mwiza, ntabwo biterwa n'uko twariye neza, ntabwo biterwa n'uko twahaze, ntabwo biterwa nuko ubuzima bugenda neza, ahubwo biterwa n'icyo wakoze ku musaraba mwami. Iyo dusobanukiwe agaciro k'ibyo wakoze tukabyizera,
tukumva tutabyihererana tukabibwira abandi. Ntabwo biterwa n'abo tubibwira, ahubwo tubona abantu bose ko abatafite uwo mwami, abadafite Kristo bafite ikibazo gikomeye, tukumva agahinda kabo. Umwuka wera niwe uduha kuriha iminiho, akaduha kunihira abo bantu, akaduha kugira agahinda kabo, twarangiza tukababwira ubutumwa bwiza. Mwami, ndasengera umuntu wese wari ukurikiye kugira ngo umuhe imbaraga, umushoboze mwami mu izina rya Yesu, umushoboze kwamamaza inkuru nziza y'agakiza kawe, umushoboze kuvuga Kristo. Mu miryango dutuyemo harimo benshi batarakumenya mwami, mu miryango tubamo harimo benshi batazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Abo bantu bakeneye ko twebwe twabimenye tubibabwira. Reka Mwuka Wera udushoboze kubivuga. Abo dukorana nabo mu kazi ahatandukanye mwami, abo tuvugana nabo, inshuti zacu, harimo benshi barimbuka, harimo benshi batakuzi mwami. Nicyo Mwuka Wera yaje kugira ngo tube abagabo bo guhamya, tube abagabo bo kumuvuga, kandi ntibirangiriraho, bigere no mu mahanga yose. Uyu munsi mwami, reka ushoboze umuntu wese ukurikiye iyi nyigisho kugira ngo abe umugabo, umushoboze kuba umugabo wo kuguhamya, wo guhamya Yesu, wo guhamya urupfu rwe, wo guhamya umuzuko we. Mwami, reka tubone abantu benshi bakwizera binyuze kuko twahagurutse tukavuga ubutumwa bwawe bwiza. Urakoze Yesu, tuguhaye icyubahiro. Ngwino ubane natwe, ngwino ukomeze utuyobore, mu izina rya Yesu Kristo niho dusabye twizeye.